Kristo kuzwa abavandimwe ni ikibazo gikomeye nagejejweho ngira ngo tuganireho ku buryo bw'iyobokamana teolojiya, naho umukristo yambaje atari ku bundi kwa gatandatu mutagatifu ihebye yakoraga iki mu mva gatanu saa cyenda atanze bakunze bafashe umuntu bagiye barawushyingura kwa gatandatu mutagatifu yakoraga iki mu mva. Ese njye nk'umukristo nakwitwara nte kugira ngo uwo munsi wa gatandatu mutagatifu nshobore kuronka ibyiza uwo munsi unteganyiriza? Wihuse cyane kwa kundi bamwe bavuga bati gatandatu mutagatifu Yezu yararuhutse ajya mu mva araruhuka, ati noneho ati niyo mpamvu tugomba kuruhuka ku isabato kuko na Yezu ubwe ntacyo yakoze. Ni igisubizo cyihuse cyane. Icyo ni icya mbere bamwe bavuga, abandi bakavuga ati gatandatu mutagatifu Yezu yategereje izuka, natwe tuba dufite umunsi wo gutegereza izuka. Byose birimo ukuri ari ukuri gukomeye cyane nuko kiliziya itwigisha. Muri gatisima ya Kiliziya Gatolika harimo amagambo asobanura ibyo tuvuga mu ndangakwemera kwacu, ariko amagambo afatira kuri Bibiliya. Mu ndangakwemera kwacu turavuga ngo Kristo arapfa arahambwa amanukira ikuzimu. Kristo arapfa arahambwa amanukira mu ikuzimu. Aho ngaho ikuzimu niho mu gifaransa bita ngo ni l'enfer. Mu giheburayi bakavuga bati ni Sheol. Noneho nicyo bagira icyo bita ngo ni Hades. Ni amagambo duhora twumva bavuga ngo kanaka yagiye muri Hadesi, abandi ngo yagiye muri Sheol, abandi ngo yagiye muri Aferi. Byose ni amagambo asobanura ubwo buzima buri munsi y'ikuzimu, buri munsi y'isi, aribwo umunyarwanda mu by'ukuri yita ikuzimu. Abandi bazavuga bati mwirimbi, ariko irimbi naryo ni ijambo rikomotse ku binyamahanga. Ariko umunyarwanda yemera ko hari ubuzima bwo kuri iyi si, hakaba n'ubuzima bw'ikuzimu. Aho ngaho ikuzimu bati ibayo tubizi, ariko bariho nyine ku bundi buryo. Rero twemera ko ngo Yezu yapfuye arahambwa amanukira ikuzimu, nyine kwa Hades cyangwa Sheol cyangwa Enferi. Tugomba gutandukanya les enfers na l'enfer. Yezu yagiye dans les enfers, ngo aho intore z'Imana zari zitegereje wa munsi zizakingurirwa kugira ngo zishobore kubona ubwiza bw'Imana. Mu isezerano rya kera batubwira cyane cyane ko nyuma y'icyaha icyakurikiye hari urupfu. Ariko Imana igahora igira isezerano ryayo n'abantu, bamwe bakayumvira bakaryubahiriza, abandi ntibaryumvire nyine ntibayubahirize. Ibyo ngibyo niko n'ubuzima bwo muri iki gihe cyacu bumeze. Abakunda amategeko y'Imana bagakunda Imana bakayumvira bakayubahiriza, hakaba n'abandi ntibibera uko bashaka. Ibyo ngibyo ni ibintu byamyeho. Isezerano rikatubwira ko intungane, abeza bapfaga ngo bakajya mu gituza cya Aburahamu. Na Yezu abivuga avuga ati umukene Lazaro apfuye ajya mu gituza cya Aburahamu, kuko hari imyemerere ivuga ko abeza bapfuye bajya mu gituza cya Aburahamu bategereje igihe bazabonera urumuri, batazi uko ruzazana n'igihe ruzazira, ariko bakajya aho bategereje. Ababi bo ngo bagapfa bakabahamba. Bikabura butandukanye les enfers, aho Yezu yagiye nyine aho bari basinziririye, na l'enfer ariho kwa Shitani n'abayoboke bayo, n'abayoboke ba Shitani nyine. Aho ni l'enfer, ijambo uvuga mu by'ukuri kwa Shitani bita ngo mu muriro utazima. Naho rero ntabwo Yezu ntiyahageze, ntiyashoboraga no kuhagera.
ko nyine aba ariyo bavuga uti nabamaze gucibwa urubanza nyine ibyabo byarangiye. Ariko aho ngaho aho intungane zari zisinziriye, Yezu ho kuwa gatandatu mutagatifu, reka tubyibuke, hari n'imutiya turirimba ngo meme dans le tombeau Jésus Seigneur, ngo numwumva Yezu ni Nyagasani. Kubyibuka ni ukukubwira ngo Yezu nkatwe twese hapfuye umubiri, ariko roho ntipfa. Igisumyeho nawe n'Imana, akaba n'umwana w'Imana, kuvuga ngo ubumana bwe ni bwa bundi nyine. Umubiri we wari uruhukiye nyine mu mva, muri ya buvumo, bamwe nabibutsaga ejo nyine, hariya bita ngo ni mu kumva ntagatifu. Ariko Yezu yarakoraga cyane, kuko nibwo yagiye ikuzimu. Yagiye ikuzimu ujya gufungurira nyine abo izo ntungane z'Imana zari ziri iyo ngiyo zisinzira zitegereje nicyo gukangurwa kugira ngo bishobore kubona ubwiza bw'Imana. Murabizi ko batubwira ko mu ivanjiri ya Matayo 27 batubwira ko Yezu amaze gutanga ibitare byariyashije, noneho ngo imva zirafunguka, abantu bagiye kubona babona mu murwa mukuru Yerusalemu ngo intungane z'Imana ziri gutemberamo. Kubabwira nyine ko urupfu rwa Yezu ku musaraba batekerezaga ko birangiye, ahubwo niho byari bitangiye. Wa gatandatu rero mutagatifu ntabwo wari umunsi wo gusinzira, ahubwo Yezu niwe yakomereje gahunda yo kureba ukuntu yajya gutabara n'ababohewe bingiwe n'urupfu. Ibi ntabwo ari amagambo yanjye bwite, ahubwo ijambo ry'Imana rirabitubwiye. Nimufata mu mibare ya kabiri ya mbere ya Petero, umutwe wa 3, duhere ku murongo wa 18. Ya mbere ya Petero gatubwira ku mutwe natubwira ngo koko rero Kristo ubwo yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu, bityo nubwo ari intungane apfira abagome kugira ngo abayobore ku Mana, abanje gupfa kubw'umubiri hanyuma agasubizwa ubuzima ku bwa roho. Ngo yapfuye kubw'umubiri nk'Imana, nako nk'umuntu, ariko roho ntipfa, Imana ntipfa, noneho ngo agasubizwa bwa buzima ku bwa roho. Komeza umurongo wa 19, nuko ajya kwigisha ndetse n'abari bafungiye mu buroko bw'ikuzimu. Ba bandi bigomekaga ku Mana kera mu gihe iyo yihanganaga birebire, kugera kuri ya minsi Nowa yubakagaho ubwato, aribwo bwinjijemo n'abantu bake bagera ku 8, maze bagakizwa n'amazi. Aho rero harabwo yarasobanura agaciro k'amazi ya batisima. Ariko akomeye ni hariya ko Yezu umurimo wo gucungura abantu yawurangirije mu mva. Niyobera kubyumva kandi birumvikana koko ntitwari twagera aho ngaho twese, ariko ijambo ry'Imana icyo bitubwira ni ukutubwira ngo umenye ko Yezu igihe yari muri rya tuze, muri rya ka gacerere amugani y'abaturanyi b'Abarundi, muri ako gacerere arimo, ntabwo yari aho gusa ntacyo ari gukora, ahubwo yari ari gukora umurimo ukomeye cyane wo gufungurira ingoma y'ijuru ba bandi guhera kuri Adamu na Eva ngo ujya kubigisha. Byarabaye kubigisha ijoro rimwe bugacya bahindutse, abari bagifite utuntu tw'umwanda bose bagasukurwa. Abari bari aho ngaho nyine ni abari bategereje izuka, abandi babaye uko bashaka nyine, bo birumvikana bari nyine kwa shitani. Ariko abari bari aho bose hari n'abari bagikeneye kwigishwa kugira ngo bemere ko Yezu ari Nyagasani, namara kumwakira noneho bashobore kwinjira mu ikuzo ry'ijuru. Baravuga muti ese ibyo bishoboka bite? Nyine niho hari ibanga rikomeye cyane ry'Imana
ko ishobora kwigisha n'abapfuye. Niyo mpamvu twebwe muri kiliziya twemera na purigatori, twemera ko imana ishobora kugendera ku masengesho no ku byifuzo byacu, ikaba ishobora no gukiza. Mbese nawe ubwawe utekereza ko nta makiro yandi ubishobora. Ahandi dushobora kubona amagambo adufasha kumva uburyo nyine kuwa gatandatu mutagatifu Yezu atari yagiye gusinzira mu mva, naho mushobora gusanga barandikiye abayobozi b'umutwe wa kabiri guhera ku murongo wa cumi kugeza ku murongo wa 15, naho batubwira amagambo ajya gusa nk'ayo ngayo, ko uwapfuye mu Nyagasani Yezu yari afite na gahunda yo kujya gutabara abasinziriye mu mwijima w'urupfu, kugira ngo bashobore kuzamuka, bashobore kuza muri iyi ngoma, muri iyi si, noneho babahirwe bashobore kugira n'ihirwe ryo gushobora kwinjira mu ngoma y'ijuru. Ayo rero ni amagambo akomeye, kuko murabona no gusoma muri yandikiye Abanyefezi ya Paulo mutagatifu umutwe wa 22, ariko sinshaka kubitindaho. No kubabwira ko hose aratubwira ko Yezu mu gupfa kwe atagiye gusinzira mu mva gusa, ko ahubwo yakomeje gukora, none igihe kizuka azamukana n'abo ngabo bose bari bategereje urumuri. Imibiri yabo yo itegereje umunsi w'izuka rya nyuma, uko twese bizagenda, ariko ubu ngubu bashobora kubona ubwiza n'ibyiza by'Imana, basubiremo ko roho yo idapfa, ko twebwe umubiri wacu ushobora gupfa. Icyo ni kimwe mu bikomeye cyane Yezu yakoze kuwa gatandatu mutagatifu. Koko harimo gutegereza mu ruhande rwacu ko azuka, ariko harimo gutegereza ko anazamura abo ngabo bose akabinjiza mu ikuzo ry'ijuru. Reka rero mbereke ko uwa gatandatu mutagatifu ukurikira uwa gatanu mutagatifu, ukurikira igihe cy'ububabare no gupfa, hakurikiraho umwanya wo gutegereza. Mutegereza kwawe ntibizabe gutegereza uvuga ngo Imana ntinyumva cyangwa ntihari, kuko byanze bikunze hazabaho umunsi w'izuka. Noneho se njyewe nk'umukristu, uwa gatandatu mutagatifu uwo munsi nzawubamo nte? Ikibazo nacyo nabajijwe nyine, kuko ngomba kumenya ko ngomba kwitwara kuri uwo munsi. Ati kuko sinzi nuko nanasenga, ni ugutegereza gusa, ntazi nuko bimeze. Murabizi ko gatandatu mutagatifu no muri kiliziya hari ukuntu twigeze twabigaragaza. Muri kiliziya burya gatandatu mutagatifu ni umunsi udasanzwe, kuko nta misiba, nta mariage, nta batisimo, nta gukomezwa. Ni umunsi udasanzwe. Ikintu cyonyine gishobora kuba ni ugusiba kw'abarwayi bari mu gihe cyo gupfa rwose, na penetensiya birumvikana, kuko iyo gufasha nyine gutegereza kwakira Nyagasani uje ubabarira ibyaha byawe. Ariko ikindi murabibona muri kiliziya, ubundi mbere ya Konsili Vatikani ya kabiri, ariko n'uyu munsi mu makiliziya asaba misa mu Kilatini, amashusho yose baba bayatwikiriye. Guhera kwa gatanu mutagatifu bamaze kurangiza igitaramo cy'umusaraba cyangwa se ububabare, amashusho yose barayatwikira, batwikiriza umwambaro w'umukara, uko babigenza. Noneho kwa gatandatu mutagatifu ukinjira mu kiliziya, ukaba wakwikanga rwose, ahubwo uretse igisaraba kinini kiba gishinze hagati muri altari, imbere ya altari, ibindi byose biba byakura. Niyo mpamvu rero noneho ugasanga ari vide nyine, ari vide. Tabernakuru irangaye, agatara akandi ka tabernakuru kajimije, mbese ubona nyine kiliziya yavuga ati impamvu yanjye aha hantu niho dusengera. Bifite impamvu zabyo zikomeye cyane. Barakubwira bati ko amashusho atwikiriye byose Nyagasani wacu nyine ntahari, yapfuye, ariko no gutuza kwemera utabanje kubona, kwemera udasabye kubanza kureba byanze bikunze. Ntabwo ari umunsi udasanzwe cyane, kuko hari icyo kintu cya silence y'Imana, guceceka kw'Imana, ku buryo ubona nyine byose bisa nk'ibicecetse,
bimeze bite, iyi Mana ntigisubiza, bimeze bite? Nagira umwanya wo kubizirikana uvuga ngo ese Imana ntabwo igusubiza. Uwa gatanu mutagatifu rero navuze ko ari cya gihe Yezu yunakiye mu bubabare burenze, nuko agasenga agatakambira asa ati rwose ntabwo ko wanteranye, kuki wanteranye? Akarinda kuba atandatu mutagatifu nyine abantu bakavuga bati byarangiye. Wishyire mu mutima w'abamwishe bavuga bati twikijije wa mwanzi, byarangiye. Mureke duhimbaze pasika yacu. Turi mu minsi mikuru ya pasika y'Abayahudi, bavuga ngo umwanzi baramwikijije, arapfuye, byarangiye, twinjire muri pasika tunezerwe twishime kuko umwanzi wibye tayari, byarangiye. Ariko hagati aho hari uretse umubyeyi Bikira Mariya wari uzi neza kubera kubana n'umwana we iriya myaka yose, akaba azi aho akomoka, uko yamusabye n'iki, akaba azi ko udashobora kumuherana kuko n'Imana nyine. Uretse uwo mubyeyi Bikira Mariya wari uzi uko ibintu bihagaze, cyane cyane ko n'imibabaro yose baba bari kumwe n'iki, abandi bose abigishwa ba Yesu, babandi bakorewe ibitangaza binyuranye, abarya abagore bagendanye na Yesu bose bari mu marira n'agahinda. Abigisha bagomba no kwihisha kubera ko urumva avuga ati twebwe niba tubana natwe baraduhitana nibamenya ko. Ubaze nawe iyo ugendanye n'umuntu bakamukeka ko akorana n'abanzi b'igihugu, igikurikira bavuga uti cyangwa Imana yabona ko najyaga nandikira uriya muntu wo muri telefone. Noneho ubwo ni uko abigishwa bari bameze, ntibaramukamenya ko natwe twagendaga muri uriya muntu twanjye, ngo bajya kwikingirana mu cyumba, bari kuhabakura. Tuzi ko byaje kugenda nyuma, roho Imana yikoreye akazi ke, ariko ahantu bari bacitse intege bati koko arapfuye neza, byarangiye. N'ukuntu twasenganye, n'ukuntu twasangiye, n'ibyo yatubwiye, arapfuye birarangiye. Ngo uwa gatandatu mutagatifu, abantu bihebye bazi ko byose byarangiye. Mu buzima rero bwawe, mu buzima bwanjye, ariko mu buzima bwacu bubaho ukavuga uti ugasenga 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 ugasenga, ajya kubona ukuntu Imana isanzwe itari gusubiza. Imana ko ntako ntagize, ko nasenze, none nkaba ndi kubona udasubiza bite byawe. Ubwo winjiye mu wa gatandatu mutagatifu, kuvuga ngo wa gatanu mutagatifu habayeho igihe cy'ibyago bikomeye cyane, urataka urasenga, ugiye kubona silence radio, nta jambo riri kuvugwa, Imana asa nk'iyaguteranye, basa nkaho itakumva. Abo ngabo bose bari muri icyo cyiciro cyo kuvuga ngo Imana imenya itanyumva, ariko yemera kwirivuga ati imenya itanyumva. Abo bose bari kwa gatandatu mutagatifu. Ijambo ryiza rero cyangwa inkuru nziza ni ukubabwira ko muri ya kwa guceceka kw'Imana nibwo Imana iba iri gukora cyane. Muri kwa guceceka kw'Imana nibwo Imana iri gukora cyane. Ko tumaze kubibona mu gihe bavuga ngo byose byarangiye, Yesu yari mu kazi kadasanzwe ko kujya ikuzimu kugira ngo abohure babandi bose Sekiberi yarabujije gusohokamo. Usanga barandikiranye Abaheburayo nyine avuga ati icya mbere yabanje gukora ni ukubanza kuboha uwari waragize abantu imfungwa ze, ubu shitani se. Mu ituze rikomeye nibwo Imana iba iri gukora cyane. Ibyo umuhanuzi Eliya arabizi, abibahamiriza ko Imana iyo ubona inkuba, ubona ibiki n'ibiki, ko ahubwo Imana ikora muri ka kaga gahera. Ibyo tuzi. Nawe rero uri mu wa gatandatu mutagatifu kubera kuvuga uti Imana ntiyumva, ibibazo nagize, ibyo ndi gucamo, ibiki n'ibiki, uyu munsi uvuga uti oya, pasika ikurikira wa gatandatu mutagatifu. Igihe cyo gusubizwa cyageze, igihe cy'izuka cyageze. Pasika ikurikira wa gatandatu mutagatifu. Icyumweru gikurikira uwa gatandatu, uwa gatanu, uwa gatandatu, tegereza
wenda ukaba urimo Imana hakabaho icyumweru tukaririmba Haleluya nini iremereye cyane kubera ko Nyagasani wacu ashobora gusubiza. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuko ibikorwa bikomeye cyane by'Imana byose ibikora mu ituze ari nta n'uramutswe. Duhere kurema byose ikoresheje ijambo ryayo, duhere gutorokesha umuryango wayo mu gihugu cyawe cya Misiri, ikawutwara mu ijoro kugeza kujya mu gihugu cy'isezerano, nako ikambutsa inyanja. Ariko noneho tuzi ivuka rya Yezu. Hari uturumbeti mwumvise tuvuga, hari ingoma, hari inzogera, hari ibiki n'ibiki. Mu gihe abo hanze mu mujyi bari mu minsi mikuru yabo, abandi barwana no kubarura, abandi barwana n'ibiki n'ibiki, hari umwari Mariya wariho yibaruka umugenga w'ijuru n'isi. Ijuru ry'izuka se, ninde n'umwe uzi igihe Yezu Kristo yavutse? Umwanditsi Matayo niwe utubwira ukuntu marayika yamanutse n'ubashaga kubita ku ibuye ryari rikinze inzoka rikuraho, bose bakabandagara bakagira bate. Ariko ni uburyo bwo kutubwira ko Yezu yazukanye ububasha ariko ntawamubona. Ububasha bw'Imana bwigaragaza cyane cyane aho utabutekerezaga. Biriya bintu byo twirukira dushakisha ibishagarara, ibitangaza, ibivuza induru, bigira bite, kenshi byivanga nk'abatubuzi benshi kuruta nk'abanyakuri. Abatubuzi benshi kuruta abanyakuri. Akaba ariyo mpamvu ni kuri duhamagara ubona uvuga ngo niba ibyatuze ry'umutima nyabune kugira ngo Imana ntiri gukora, ahubwo iri gukora cyane. Biragusaba yo kugira ukwizera, kwizera, kwirinda kujarajaza imitima. Igishuko gikunze kubaho kuvuga ngo Imana itari kunsubiza ngiye kurebera ku bapfumu basi. Ariko hariya bavuga ko hari undi nabo bagerageza. Ariko hariya hadutse ngo mu cyarya muvugabutumwa udasanzwe, ugasanga umuntu yajarajaye, kandi Imana iri gukora kurushaho muri iryo tuze ry'umutima. Mujye kwibaza Mutagatifu Yohani w'umusaraba arabasobanurira ukuntu Imana ikora mu ituze ry'umutima. Gukora mu ituze ry'umutima bitume nawe kuri wa gatandatu mutagatifu nyine uvuga uti se ngomba kuba kuri uyu munsi gute, ndawubamo gute? Ikintu cya mbere ngewe kugiraho inama nanjye ndi kuyigira, kuko nanjye ndi mu barangazwa n'ibyo za tekinoloji z'iki gihe. Kora ku buryo uno munsi wirinda ibintu byose by'urusaku. Gatandatu mutagatifu wirinda ibintu byose by'urusaku. Ugire umwanya wo kumva utuje mu mutima wenda wumva ko Imana itanakumva ko itanahari, ariko uburyo uti ndabyemeje uyu munsi ngiye kwiha umwanya wo gutuza. Icya kabiri, gusenga wizeye ko muri rya tuze Imana igiye kugusubiza. Hano usabye rero n'abandi bose bari muri iyi si bumva ko Imana itabumva cyangwa ko itabari hafi, cyangwa ndetse bitanasubiza, cyangwa se ko hari mu byago birenze bigize bite, uyu munsi abo bose uyibuke. Turumvikana ntabwo ushobora kuba utazi umuntu wenda wasabye Imana akabona adasubizwa. Umukobwa wasabye umugabo, umuntu wifuje ko umuntu wenda adapfa akaba arapfuye, uyu munsi akaba ari mu kintu cy'icyunamo kidashira. Umuntu wenda wasabye uko amadeni yashyira bikanga, n'ibindi byose ntabwo babuze abo ngabo bategereje. Asabye urubyaro ntirwaza, none ageze no kuvuga ngo Mana kuko wandemeye iki niba ndashobora kwitwa umubyeyi? Abo ngabo bose Yezu ari kubabwira uno munsi ngo niwemera urabona ikuzo ry'Imana. Ya magambo yabwiye Marita mushiki wa Lazaro, niwemera urabona ikuzo ry'Imana. Nawe niwemera, nubwo mu bigaragara nta kintu kigaragara, nyine urabona ikuzo ry'Imana. Nabwiye nti Imana hari ubwo iduha muri ako kantu k'agacerere kugira ngo dushobore kwibonera ko iriho, ariko hari no kugira ngo natwe ubwacu n'umwanya wo gutekereza, kwitekereza ukiyumvamo,
noneho bigatuma mu kwitekerezaho ufata umwanya wo kuvuga ngo Imana icyo ishakaho ni iki. Ndagira rero nsoze nsubira muri aya magambo navuze haruguru kugira ngo no mu mva Yezu ni Nyagasani. Igihe apfiriye ku musaraba ari Nyagasani, yamanukiye mu mva ari Nyagasani, aragenda akora akazi kadasanzwe ari Nyagasani, nawe muri iyo mva yawe urimo Yezu ni Nyagasani, ashobora kukuzamuramo gusa ntiwemere ko abishobora. Wa gatandatu mutagatifu rero ni umunsi ukomeye cyane, uretse gutegereza ukareba Nyagasani nyine mu by'ukuri Yezu ari gukora no muri wowe, muri ubwo burwayi bwawe, muri ibyo bibazo byawe bikuremereye mu biki n'ibiki, Yezu ari gukora muri wowe. Wicika intege, Yezu ari gukora muri wowe. Noneho kuri uyu mugoroba nujya mu gitaramo cya Pasika ujye muvuga uti ndabizi neza no mu mva Yezu ni Nyagasani, nanjye ashobora kunsohoramo akampa kuzuka. Ushobora byose abaho umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umunsi mwiza wo kwitegereza izo Nyagasani n'umunsi mwiza wo kwereka Nyagasani abakabakoreramo.